Yesu ashimwe. Turashimira Imana yuko uyu munsi Imana yongeye kuduha kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, reka dusenge twakire umwuka wera n'Imana Data kugira ngo birusheho kubana natwe. Mwami Imana yacu, Mana nziza, twongeye kugushima kubw'uyu munsi mwiza wongeye kuturemera kugira ngo uvugane n'ubwoko bwawe. Mwami Imana yacu, turacyakubwira ngo uri Imana ihambaye. Ninde utagushima, ninde utakuvuga, kari ukura abana bawe muri gereza, kari wowe ubabohora Mwami. Ntabwo ari bwo bwaba ari ubwa mbere. Mwami Imana yacu, ni kenshi ugiye uhura n'imitima yacu ikandamijwe, iboswe, Mwami Yesu ukayibohora. Ndabizi neza kari we Mana y'imbaraga, ndabizi neza kari we Imana yacu igidukingurira, ndabizi neza kari we Mana yacu igidukiza. Mwami ndakwakiriye ngo uherekeze ijambo ryawe. Mwami ndakwakiriye ngo ugire icyo urema mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwami ndakwakiriye ngo ugire ibyo usenya, ugire imbago ukuraho z'umwanzi yashyiriyeho abana bawe aho batagomba kurenga. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nongeye gufatamira iby'isi hejuru byose birwanya kumenya Imana, ndabifatamira, ndabikubita hasi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwami Imana yacu, ngwino uganze, ngwino utegeke, ngwino Mwami Imana nziza. Data, reka umwuka wera abe ku mukozi wawe, reka imbaraga zawe zibe ku mukozi wawe. Urakoze Mwami, urakoze kuko uri Imana, urakoze kuko ushoboye, urakoze kuko ubasha gukingura amagereza, abantu bagasohoka rwose, bagasohoka bemye, bagasohoka bashima, bagasohoka basingiza izina ryawe. Urakoze Mwami, tuguhaye aha hantu hose, uzi utegeke kandi uganze mu izina rya Yesu, amen. Turakwakire Pastor Muhire. Yesu aguhe umugisha. Pastor Imana imuhe umugisha kubwo kutwakira kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Turashima Imana iduhaye n'umwanya mwiza w'ijambo ryayo. Nk'uko mubizi, ndacyabaganiriza kuri gereza abantu benshi babohewemo. Nk'uko nabivuze mu nyigisho zabanje, aho twasanze ko abantu benshi babohewe muri gereza. Navuze cyane cyane kuri gereza ebyiri. Gereza nise kutamenya cyangwa ubujiji, ndetse no kuri gereza nise ubwoba, aho cyane cyane muri iki gihe abantu benshi bafite ubwoba bukomeye cyane kandi babuze uko bagenza kuko nta gisubizo bafite. Ariko ndababwira ngo muri Yesu nta bwoba, kuko yaratuneshereje. Abamwemeye bose turabatsinzi. Bibiliya iravuga ngo ndetse turabatsinzi no kurushaho. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana muri uyu mwanya rivuga kuri gereza yo kutizera. Gereza nise Kutizera. Ndagira ngo tujye mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi igice cya 78. Ndahera ku murongo wa 18 ngeze kuri 32. Nindangiza ndasimbuka njye muri Matayo 11 umurongo wa 28. Reka dusome mu izina rya Yesu. Biravuze ngo bagerageresha Imana imitima yabo, bayigerageresha gusaba ibyo kurya byo guhaza kwifuza kwabo. Bagaya Imana bati, mbese Imana ibasha gutunganiriza ameza mu butayu? Dore yakubise cya gitare, amazi aradudubiza, imigezi iratemba. Mbese yabasha kuduha n'umutsima? Izabonera ubwoko bwayo inyama. Umuriro ugacanwa wo gutwika aba Yakobo, umujinya ugacumba ku Bisiraheli, kuko batizeye Imana kandi ntibiringire agakiza kayo,
ariko itegeka ibicu byo hejuru, ikingura inzugi z'ijuru, ibagushiriza manu yo kurya, ibaha ku masaka yo mu ijoro, bose barya umutsima w'abakomeye. Iboherereza ibyo kurya byo kubahaza rwose, ihuhisha mu ijoro umuyaga uturutse iburasirazuba, iyoboza ubutware bwayo umuyaga uturutse ikusi, kandi ibamanurira inyama nyinshi nk'umukungugu, n'inyoni ziguruka nyinshi zimeze nk'umusenyi wo ku nyanja. Izigusha hagati mu rugo rw'amahema yabo, zigota aho bari. 29 Nuko bararya barahaga cyane, yabahaye ibyo bifuje. 30 Bari bataratandukana no kwifuza kwabo, ibyo kurya byabo byari bikiri mu kanwa kabo. Umujinya w'Imana urabahagurukira, wica abanini bo muri bo, urimbura abasore bo mu Bisiraheli. Nuko ibyo byababayeho, bagumya gucumura, ntibizera imirimo yayo itangaza. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo njye muri Matayo 11, Matayo murongo wa 28, 11:28. Bibiliya yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. 29 Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Imana yacu nishimwe. Bene data, nshuti z'Imana munkurikiranye, ndimo ndavuga kuri gereza yo Kutizera. Kutizera, iyo tugerageje kubigenzuza ijambo ry'Imana mu bantu benshi, usanga ko kwizera ari guto. Kwizera ni guto, kwizera kurabuze, ari nayo mpamvu imirimo y'Imana rimwe na rimwe idakoreka hagati muri twe, kubera ko abantu badafite kwizera. Ndagira ngo mbabwire icyo Bibiliya yita kwizera. Kwizera ni ukwemera icyo Imana ivuga, kubera ko rimwe na rimwe amagambo y'Imana ntabwo ubwenge bwacu buyashyikira, ntabwo ubwenge bwacu bubasha kuyashyikira ngo buyasobanukirwe. Niyo mpamvu dusabwa buri gihe kwizera. Kwizera ni ugushyira ibyiringiro mu Mana ikuruta, mu Mana ikurenze, yarangiza ikagukorera ibirenze ibyo utekereza n'ibyo ubwenge bwawe n'imbaraga zawe bibasha kugeraho. Kwizera ni amahitamo, kandi uku kwizera kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Niko umugaragu w'Imana yandikira Abaroma mu gice cya 10 umurongo wa 17, yaravuze ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Bivuze ngo hatariho kumva ijambo ry'Imana ntago kwizera kubaho. Ese kuki kuva mu ijambo ry'Imana? Nuko mu ijambo ry'Imana tuvanamo ikintu bita guhishurirwa. Duhishurirwa iby'Imana yahisha abanyabwenge. Biravuga ngo ibyo yahisha abanyabwenge yabihishuriye abaswe, yabihishuriye abamwemeye, yabihishuriye abemeye gukubita ubwenge bwabo hasi kugira ngo ubwenge bw'Imana bukorere muri bo. Paulo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo njya nirata intege nke zanjye n'ubuswa bwanjye kugira ngo imbaraga za Kristo zibone uko zikorera muri njyewe. Yesu ashimwe cyane. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana, kuko mu ijambo ry'Imana niho tubonamo ibyo tutabasha kwigezaho ubwacu, niho tumenyera amasezerano, niho tumenyera aho Imana itujyana, niho tumenyera ibyo Imana igambiriye kudukorera. Paulo yandikira Abaefeso mu gice cya 3 umurongo
igice cya gatatu ku murongo ngira no 20 yavuze ngo ibasha gukora ibirenze cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Imana yacu ibwira Yeremiya mu gice cya 29 umurongo wa 11 yaravuze ngo ibyo nibwira kubagirira ni byiza ntabwo ari bibi. Aho rero iyo tuhageze niho kwizera kwacu kuzamuka, tukamenya ngo burya nubwo turi mu bibazo, nubwo turi mu ntambara, hari umuntu, hari umwami ufite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Kwizera rero ni amahitamo, nk'uko ijambo ry'Imana ribitwereka. Nta muntu ubaho atizera. Nawe ushobora kuvuga ngo ntago nizera Imana, njye ntago nizera. Niba utizera Imana ufite ibyo wizera. Birashoboka ko wizera ubwenge bwawe, birashoboka ko wizera akazi kawe, birashoboka ko wizera umukoresha wawe, birashoboka ko wizera abarozi. Ariko ndagira ngo nkubwire, mu buryo uzi cyangwa utazi, iyo utizera Imana uba wizera Satani. Mu bundi buryo iyo udakoreshwa n'Imana, iyo utayoborwa n'Imana, uba uyoborwa na Satani. Rero ndagira ngo uyu munsi wumvire ijambo ry'Imana, umenye ngo ufite inshingano zo guhitamo kwizera umwami. Kuko kwizera ni amahitamo. Umaze kumva n'uyu mwanya, umaze kumvira ijambo, wavuga ngo mpisemo kwizera umwami, mpisemo kwizera data. Ndagira ngo mbabwire ko kwizera kudashingira ku byo tubona, ahubwo kwizera gushingira ku bitaboneka. Paulo yaravuze ngo ntabwo tureba kubiboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko iboneka ni iby'akanya gato. Uyu munsi ubuzima tuburimo none, ariko buzarangira. Hirya y'ubu buzima, hirya y'aho tuvuga ngo umuntu aratabarutse arapfuye, hari ubundi buzima. Ubwo buzima rero buri mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni ukuzabaho ubabara, urira, uboroga iteka ryose muri gehinomu. Abemeye kwizera Kristo bakamuha ubuzima bwe bazabaho banezerewe, baririmbira Imana indirimbo z'agahebuzo. Dusomye amagambo akomeye muri Zaburi ya 78, aho twabonye inkuru z'Abisiraheli. Bibiliya yabagaragaje nk'abantu batizeye, baguye Imana mu butayu. Imana yabahagurukije muri Egiputa, babona imirimo n'ibitangaza, babona gukora kw'Imana. Imana irabajyana ngo bageze mu butayu, imitima yabo irinangira, isubira muri Egiputa, batangira gushingira ku marari n'ibyifuzo byabo, bagomera Imana yabahagurukije mu gihugu cya Egiputa. Bibiliya yatubwiye ngo barangije baravuga ngo bagaye Imana, ngo ese Imana ibasha kubaha ibyo kurya? Ese Imana ibasha kubaha inyama? Ngo nibyo twarabibonye, yadusaturiye amazi mu rutare turayanywa, ariko se ibasha kuduha ibyo kurya? Tubasha kubona inyama? Imana irababara, irangije ibamanurira manu. Bibiliya yatubwiye ngo ndetse ibamanurira n'inyama. Yarahuhishije umuyaga impande zose, ngo inyoni ziraza zigwa hagati y'amahema yabo. Barya inyama, barazirya, ngo batarazimira ziri mu kanwa kabo. Imana irarakara. Bibiliya yatubwiye ngo yabahaye ibyo kurya by'abakomeye. Ijambo ry'Imana, ibyo kurya by'abakomeye n'ibyo kurya by'abamarayika. Bari ibyo kurya by'abamarayika, ariko baranga barinangira. Babonye gukora kw'Imana, ariko nibigera begurira imitima yabo Imana ngo bayiringire, bayizere, bavuge gukomera kwayo. Ngo birangije, Bibiliya yatubwiye ngo umujinya w'Imana urabamanukira, wica ngo abanini bo muri bo, urimbura abasore bari mu Bisiraheli. Ariko nubwo ibyo byababayeho, ngo bagumya gucumura, bagumya kwinangira, bagumya kugora Imana, bagumya gusuzugura Imana. Baravuga ngo Imana ntabwo ishoboye. Bene data, inshuti z'Imana munkurikiranye,
Kutizera, abatizera bazarimbuka. Abatizera bazarimbuka. Yusomye urwandiko rwa Yuda umurongo wa 5 wa kiriya gice, kuko agira igice kimwe gusa, aravuga ngo abo batizeye ngo bararimbutse. Arimo arabitwandikira twibutsa ngo natwe twizere ntituzarimbuke. Kutizera ni umutwaro uremereye, kandi niwo Kristo ashaka kuturuhura kugira ngo tugende dufite umudendezo. Mwibuke yaje mu isi kugira ngo twebwe abaremerewe, twebwe abarushye aduha umudendezo. Niyo mpamvu ari imbere y'abantu yarababwiye ngo abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Yemwe abarushye n'abaremerewe, yemwe bantu mushingiye ku bwenge bwanyu, yemwe bantu mwizera imbaraga zanyu, yemwe bantu mwizera imiryango yanyu, ibyo ntacyo byabamarira. Nimuze mbaruhure, munyemerere nikorere ubuzima bwanyu, munyemerere nikorere imitwaro yanyu, munyemerere mbayobore, munyemerere mbageze aho nabateguriye, aho muzagenda mutavunika, aho muzagenda mwambaye imbaraga z'Imana. Munyemerere, mwemere munyigireho. Gereza yo kutizera irimbuye abantu benshi. Ndagira ngo mbabwire kwizera ni ikimenyetso cy'uko wamenye umwami, cy'uko wamenye Imana. Iyo wamaze kumenya umwami wambara imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu Pawulo yandikira Abaefeso igice cya 6 umurongo w'10 kugeza kwa 12, aho atubwira ngo dukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe. Arimo arabwira abande abamaze kwizera, mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mutwara intwaro zose z'Imana. Reka gutwara ibitekerezo byawe, reka gutwara ayo mashuri wize wumva ko ari azakurokora, reka gutwara abo bakomeye bene wanyu bari mu nzego z'ubuyobozi wumva ko ari bo bazakubeshaho. Twara imbaraga z'Imana mu buzima bwawe, komerera mu mwami. Twaje gusanga muri ubu buzima bundi nta handi umuntu yakomerera. Umuntu arakomera akaba umuntu ukomeye mu rwego rw'igihugu, akaba perezida, akaba minisita, akaba umujenerali, akaba umucuruzi ukomeye. Mu gitondo kimwe tukabona kwa gukomera kwe guhindutse ubusa. Nabonye abaperezida biruka basohotse muri perezidansi, nabonye abakire bakomeye baboroga bikoreye amaboko, nabonye abajenerali bakomeye bize iby'intambara batsindwa, nabonye abantu babaye ibihangange basingijwe bongera kumanurwa, abantu b'abakwena. Nza gusanga rero ahantu ni hamwe gusa, ni ugukomerera mu mwami. Kwizera. Ndagusohora muri gereza yo kutizera. Imana ni gusohore muri gereza yo kutizera. Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu ufite kwizera nta kimutera ubwoba, umuntu ufite kwizera nta kimukanga, umuntu ufite kwizera nta kimuhangara, nubwo yaba umuriro, nubwo yaba inyanja, nubwo yaba abanzi. Kwizera kuguha gushikama ugahagarara ushize amanga. Kwizera ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'umuntu wamenye Imana, kandi ni umuntu wizera gusa uzatuma Imana inezerwa. Nta kindi kintu wakora cyanezeza Imana uretse kwizera. Kwizera, umuntu wizera ni uyumvira, umuntu wizera ni usabana nayo, umuntu wizera niwe uhora imbere y'Imana ayibaza icyo itekereza ku buzima bwe. Haleluya. Kwizera. Ndagira ngo mbabwire ibimenyetso byo kwizera, cyangwa ibigaragaza ko umuntu yamaze kwizera. Nuko umuntu ufite kwizera, kwizera kumuhishurira uwo ari we. Kwizera kuratubwira ngo turi abanyabyaha. Wa muririmbyi aririmbye ngo iki? Yambwiye ko ndu munyabyaha,
ndihana ndize rarangiza nibyo ndirimba nibyo mvuga shima umukizo ubudasiba. Kwizera kurakubwira ngo uri umunyabyaha wamara ukihana. Ndagira ngo nkubwire mwene data utizera Imana, muri uyu mwanya sobanukirwa uwo uriwe, nurangiza wihane wakire Yesu mu buzima bwawe. Ikimenyetso cya gatatu kigaragaza ko wizeye ni ugushyira mu bikorwa ibyo Imana ishaka, kugendera mu mahame y'ubwami, kugendera mu mahame y'Imana, kugendera mu mbaraga z'Imana. Aya mahame y'ubwami cyangwa gushyira mu bikorwa ibyo Imana ishaka ni ukugendera mu ijambo ryayo. Paulo yabwiye Timoteyo mu gice cya 3 umurongo wa 16, Timoteyo wa 2 aramubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bigira umumaro wo kwereka umuntu ububi bwe, bigira umumaro wo gutunganya umuntu. Ni ukuvuga uko ugendera muri ibi byanditswe ugenda urushaho gusa na Kristo, ugenda urushaho kwambara imbaraga, kwizera kwawe kugakura, ugakomera, ukaba uwo Imana ishaka, ugakora ibyo ishaka. Ndagira ngo nkubwire mwene data, Imana irashaka ko wizera kugira ngo ukore ibyo ishaka, kuko utafite kwizera ntushobora gukora ibyo Imana ishaka. Iki gihe turimo Imana ikeneye abagabo, ikeneye abagore, ikeneye abasore n'inkumi bafite kwizera, kuko abadafite kwizera bararimbuka, ntago bajya barenga ubutayu. Ababisiraheli bagomeye Imana, barayigomera, biravuga ngo bamugomeye bose ntago bigeze barenga mu butayu. Imana yabwiye Mose ngo kuko batizeye izina ryanjye, kuko batagaragaje ko banyiringiye, ntago bazarenga buno butayu. Biravuga ngo ukuyeho Yeshuwa na Karebu, abantu bose bari hejuru y'imyaka 20 barimbukiye mu butayu, ntago bigeze baburenga. Imana ntabwo ishaka kurimbukira muri urwo rugendo, Imana ntabwo ishaka kupfira muri urwo rugo, Imana ntabwo ishaka kupfira muri uyu murwa. Imana irashaka kutambuka ukagera muri destiny yawe. Gira kwizera mwene data, muri uyu mwanya ndimo nagusengera uwo mutwaro wo kutizera, iyo gereza yo kutizera yisohokemo. Iyo ndwara wumva kwizakwica, sohoka muri iyo gereza yo kutizera, irakira. Ubwo buzima bukugoye wumva ko uzabugwamo, ndagira ngo usohoke muri iyo gereza yo kutizera, wakire, usingire ibitangaza byawe, usingire imigisha yawe, usingire amahoro yawe, usingire ibyiza byawe, usingire ibyishimo byawe, usingire ubutsinzi bwawe. Hari ibintu utazageraho igihe cyose udafite kwizera. Nutagira kwizera hari bariyeri utazarengaho. Ndagira ngo mbibutse turi mu buzima bugoye, turi mu buzima bugoye, turi mu ntambara. Ushobora kuba udamaraye, umeze neza, ukumva nta kibazo, ariko ndagira ngo nkubwire, niba udafite kwizera hari ikibazo. Zamura kwizera, ntuwumve uguwe neza n'ubuzima urimo, wumve ko buhagije. Oya, oya, zamura kwizera kwawe. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Tugiye gusenga Imana, ariko nkuko nabikubwiye, ukeneye kwemerera Yesu agategeka ubuzima bwawe, kuko niwe ufite destiny yabwo, niwe uzi aho yaguteguriye, niwe uzi ibyo yaguteguriye, niwe uzuriwe. Erega nkubwire mwene data, uwo wibwira kuriwe ntago ari wowe. Abantu benshi bari mu mwambaro utari uwabo, bambitswe n'abadayimoni, kubera kutizera ngo bahishurirwe ab'Imana yabavuzeho. Emera Imana ize muri ubwo buzima bwawe, nirangiza ikuyobore ndetse no mu mirimo yaguteguriye. Mu kwizera honyine niho tumenya icyo yaduteguriye tukagikora, kuko twe ntago turi abantu babayeho kubw'impanuka.
Biravuga ngo turabe Imana yaremye. Imana yaraturemye, tugomba kubyizera, kandi turemye igira n'ibyo dutegura tugomba gukora. Ntabwo turi abantu bakora ibibonetse byose, turi abantu bafite ibyo baremewe gukora. Hari specific job, task, mission Imana yaturemeye tugomba gusohoza. Ntabwo turi abantu bakora ibintu byose, ntabwo turi isuri dusambira byose. Turi abantu dufite umurimo runaka twaremewe. Uwo murimo nutawukora uzagwa mu butayu. Abisiraheli bananiwe kuramya Imana no kuyihimbaza no kuyihesha icyubahiro. Ndagira ngo nkubaze, ese ubuzima ubayemo buhesha Imana icyubahiro? Iyo ugiye kubutekerezaho usanga ari ubuzima bw'umwizera. Niba atari uko bimeze rero, aya ni amahirwe ugize yo kumva rino jambo kugira ngo uzamure ubuzima bwawe, ubuhe Kristo abuyobore. Ntusigare uri umuntu uterwa ubwoba n'ibibonetse byose. Oya, hari abantu bari gukora ibitari ngombwa kubera gutinya ubuzima, kubera gutinya abantu. Oya, aho waba uhagaze hose, ababa baguhagaze imbere abari bo bose, ntabwo uzigera utinyuka gukora ibihabanye n'iby'Imana ishaka kubera gutinya abantu. Oya, hari abantu bicaye mu maofisi akomeye barimo bakoreshwa ibidakorwa, barimo barishwa umwanda, barimo bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka kubera gutinya abantu, bagatinyuka Imana. Ariko abo bantu utinya ntabwo bafite ububasha ku bugingo bwawe. Hari imbaraga ziri hejuru yabo zizakurimbura, zirimbura umubiri, zirimbura ubugingo, igihe cyose utazemerera guha Imana icyubahiro cyayo. Ngiye gusenga, ariko utekereze, ese wowe ntabwo waba uri muri ino gereza yo kutizera? Ese wowe ntabwo waba uri muri ino gereza yo kutiringira Imana? Ese wowe ntabwo waba uri muri ino gereza waramaze kumva, warize, uri dogita, uri profesa, ukumva iby'Imana ntacyo bimaze? Nakunze umugaragu w'Imana watabarutse ejo bundi, yaravuze ngo nge ndi umuscientifique, I'm a scientist, ndi umuscientiste, ariko ntabwo science yanjye nize yigeze imbuza kwiringira Imana. Kandi abascientiste benshi ntabwo bemera Imana. Ariko Profesa Kigabo yaravuze ngo ngewe mu bwenge nize ntabwo ndigera ngera ahantu ntaramenya ko Imana ari Imana. Nawe urabikeneye, n'undi nawe arabikeneye. Amafaranga yawe ajya ashira, icyubahiro kijya gishira, abakuzengurutse bakuzamura bajya bashira, ariko iyo uri kumwe n'Imana naho wanyura mu muriro. Ndagira ngo uzamure kwizera ushingiye mu byanditswe, urangiza Imana ubuzima bwawe, ikuyobore muri destiny yawe. Reka dusenga Imana. Data uri mwiza, uri umwami wacu, ndagushimye kuko waduhaye kwizera. Ndagushimye kuko waduhaye kwizera. Kwizera kudushoboza kubona ibitaboneka. Kwizera kudushoboza guhishurirwa ibirenze ubwenge bwacu. Kwizera kuduha imbaraga hejuru y'abadayimoni. Kwizera gukubita hasi imiyaga n'imiraba, kuko waravuze ngo twagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, twabasha gutegeka imisozi igatabwa mu nyanja. Mwami, ndasengera uyu muntu nkurikiranye mu izina rya Yesu, wari ubuze kwizera, ngo muhe kwizera mu izina rya Yesu. Muhe kwizera, akubite hasi bimurwanya, akubite hasi bimuremereye, akubite hasi intambara, akubite hasi ibimugoye mu izina rya Yesu. Ahubwo akwizere kandi akwiringire, abone gukora kwawe, ahaguruka wari, akira indwara, abohoke ku ngoyi mu izina rya Yesu Kristo, kuko ari wowe wenyine ufite imbaraga zo kubohora ubuzima bwacu. Muyobore, mwigaragarize mu buzima bwe, mwigaragarize mu buzima bwe. Yabuze akazi kubera kutizera, yakize indwara kubera kutizera, urugo rwaramunaniye kubera kutizera, bizinesi zaranze kubera kutizera. Ndarema kwizera mu buzima bwe mu izina rya Yesu. Akira kwizera muri uyu mwanya. Sohoka muri iyo gereza, sohoka muri ibyo bibazo, sohoka muri urwo rupfu mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana uhereye umwanya reka uzambare mu izina rya Yesu. Mana, nguhaye icyubahiro kuko wumva gusenga, ikuzo nishimwe, reka bibi byawe
none n'iteka ryose ku bwa Yesu. Amen, amen. Imana ibagirire neza. Shalom.